ati ngiye mukobwa wasenze ni gute Imana ipasa umudivorce abagabo barashize ku isi erega nabo barabanu nkatwe ntacyo we wa mukobwa we uzirekuza erega nanjye nari umuntu nkawe ntacyo ufite cyo kwireguza wicira inzira Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye ashaka kunyihebesha njyantumbira mw'ijuru ntacyo tuzireguza erega nabo barabanu nkatwe ntacyo tuzireguza ipfunwe cyangwa ugenda n'ipfunwe cyangwa umeze nk'uko nanjye meze ubu kuba utarigeze wiga kuba utarize kera si ikibazo cya nona niyo mpamvu uno munsi ubonye uje muri uno mwambaro mucyo utakunze kujya umbonamo nkuzaniye rero diro nziza nimba ushaka kugira ngo nawe ipfunwe nk'iryo nanjye ubwanjye nari ifite ryo kuba ntarize indimi cyane cyane ndetse n'ibindi uyu munsi nkuzaniye diro nziza ushobora kuza nawe tukakwigisha cyangwa se ushobora kuza tukigana kuko nanjye ndi umunyeshuri ndiga bivuga ngo uyu munsi bazaniye iyo diro nimba ushaka kugira ngo umenye indimi mu buryo bworoshye n'ujya kurangura ntugire ipfunwe nunizira mu iduka ryawe nk'uko nanjye baginjiragamo ngahunga ahubwo no wakira umukiriya niko waza bakakwigisha kuvuga indimi izo arizo zose kandi bakwigisha mu buryo bwiza bworoshye kuri buri muntu uwo ari we wese niba waba utarize na gato nk'uko nanjye nagerageje kubigenderaho kandi nkaba ndimo ndagenda mbifata rero waza muri Royal Training Hub bakakwigisha indimi hariyo abarimu bigisha neza mu buryo butandukanye haba online haba uburyo bwo gusanga iwawe uburyo ubwo ari bwo bwose babukwigishamo ndakubwiza ukuri ngwino twigane mw'ishuri mbere y'Imana mfite umuntu mvukira n'umukuru w'abatambyi kandi twarukundo mpamya kw'izina ryanjye riri ku mutima we ubwamvutira nta mwanzi wamunirukana Satani yanyibukije gukiranirwa kwanjye ashaka kunyihebesha njyantumbira mw'ijuru ndeba y'umukiza wanjye wabinkuyeho byose kera yarampondereye nuko sinzarimbuka
anyitu ukiranutse uwite kumucamanza ambonye w'amaraso naciru urubanza rubi anyitukiranutse yarancunguye ngo mbuwe nikoku nyishingira ukada apasingipfuye ngenaye suturumwe nisunze umukiza ukomeye niseguye amaboko yawe Yesu we singitinya nisunze umukiza ukomeye umutima wanjye ntuhagaze nisunze umukiza ukomeye ngubwa neza ndi kumwe na Yesu nisunze umukiza ukomeye niseguye amaboko yawe Yesu we singitinya nisunze umukiza ukomeye amen amen. Mwami turagushimye ko uri Imana nziza, turagushimiye ko ugiye kubana natwe kandi turagushimiye ko ineza yawe ikomeje kutwomaho, turagushimiye ko urukundo rwawe rukomeje kutugaragaraho, turagushimiye ko uri buze kubana natwe guhera none kugeza dushoje kandi turagushimiye kuri bagarare natwe, turagushimiye ko mu kanwa kacu uri bushyiremo amagambo yorurutse imitima, turagushimiye kuri bushyiremo bikwiye. Bana natwe rero kandi utubeho dukomereho, imbaraga n'umwuka wawe bikomeze kubana natwe none n'iteka ryose amen. Imana ishimwe cyane, turabashuje mwese mu izina rya Yesu Kristo. Ndimo ndiyumva cyane kandi njye si ngombwa turabashimiye cyane nk'ibisanzwe n'ubundi tuba kuri kamera, tuba turi kumwe na Aniseti ku buhanga bw'ibyuma, tukaba turi kumwe nawe jya uvuga umwe ndi na Joshua. Imana ibaho umugisha cyane ko tugiye kubana, ndakiyumva cyane ngewe ushobora kuba nyegereje iyo yawe shari ndimo ndiyumva cyane, ahubwo nuza gutuma njye ntari bwiyumva biri bube ikibazo. Okay, ubwo reka ntacyo mbyakire. Ndizera ko nawe umeze neza. Twakiriye ba Aniseti, twakiriye Joshua, nawe umeze neza? Umeze neza. Mbonye uri kuririmba ufashwa cyane, amarira akaza. Imana iguhe umugisha. So nk'ibisanzwe rero twe turi imbere yanyu, uyu ni Bishop Gafaranga nk'ibisanzwe, ari kumwe n'umufasha we cyangwa se na madamu we, madamu Bishop Gafaranga. Umeze neza? Umeze neza. Nashima Imana. Joshua bigiye kumugora kubera passionate nshaka kwiyumva. Nta kibazo turiyumva. Turibona. Tunibona. Twiyumve tunibona. Ndashima Kristo. Hari umuririmbyi yavuze ngo umuntu umwe yarandebye aratangara mu
kongiye gushimira Imana nyuma yaho mpuye n'ibigeragezo ibaza niba mfite ubwenge muri njye nyamara nanjye byarangoye kwiyumvisha ko nkwiriye gushima ariko nyuma nza kwitegereza nsanga hariho byinshi byatuma nshima Imana umuntu umwe yarandebye aratangara mubwiye ko ngiye gushimira Imana nyuma yaho mpuye n'ibigeragezo ibaza niba mfite ubwenge muri njye nyamara nanjye byarangoye kwiyumvisha ko nkwiriye gushima ariko nyuma nza kwitegereza nsanga hariho byinshi byatuma nshima Imana biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuza imbere y'Imana dushima nubwo twaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifite ibisubizo ibigeragezo nk'ibi byahozeho no muri bya bihe by'abatubanjirije nyamara hagiye haboneka abagabo barinze kwizera kwabo muri byose ntacyo tuzireguza ntacyo tuzireguza erega nabo bari abantu nkatwe ntacyo tuzireguza ntacyo tuzireguza nta na kimwe burya dufite cyo kwireguza burya n'abandi bari abantu nkatwe barinze kwizera kwabo muri byose turaba Imana ibihe byose ntabwo turabacu ngo twigenge twaba bazima twaba dupfuye turabayo nta kindi tuzi keretse gushima ntacyo tuzireguza ntacyo tuzireguza erega nabo bari abantu nkatwe ntacyo tuzireguza mumenye ko dukinira mu kibuga abandi bakiniyemo kandi izo ntwari zanesheje zitwaye neza mu kibuga ntacyo tuzireguza ntacyo tuzireguza erega nabo bari abantu nkatwe
uzireguza. Niyo bagukaranga mu ngunguru y'amavuta, niyo bakujugunya mu rwobo rw'intare, niyo waca mu muriro waka, burya we ntacyo ufite cyo kwireguza na kimwe. Erega n'abariya bari abantu nkatwe bari bambaye umubiri, ntacyo ufite cyo kwireguza. B'abakobwa bose twirirwa dusoma muri Bibiliya, b'abadamu bose babaye ibyitegererezo n'abagabo, wowe ufite iki cyo kwireguza ko nta na kimwe wanyuzemo kirenze cyane ibyo bo banyuzemo? Erega nabo bari abantu nkatwe ntacyo tuzireguza. Urireguza ko nta mafaranga ufite, urireguza ko nta rubyaro ufite, nyamara n'abariya bari abantu nkatwe ntacyo uzireguza. Na Kristo ubwe yanyuze muri urwo rugendo, yaratutswe arakubitwa aricwa, ntiyabuze no kwicwa urupfu rw'agashinyagura, ari umwana w'Imana. Mbese wowe uzireguza iki? Ijambo ry'Imana riravuga riti burya Yesu yari yambaye umubiri nkatwe. Mbese wowe bakubambye noneho wakora ibingana gute? Ko amagambo yonyine akunaniye kwihangana. Inzara, ubupfubyi, ubukene, amafaranga adusubije inyuma twese. Ese hari aho twabonye Yesu yari afite ibirenze, kandi ari mu isi, kandi ari n'Imana? Ku musaraba Imana yaramurebye, kuko yari yishyizeho ibyaha byacu bituma itamureba. Ariko umurimo wari wamuzanye ni ugucungura. Ese wowe wa muntu we uzireguza iki? Nimba umwana w'Imana ajya ku musaraba, akabambwa, agahambwa, agapfa, wowe urinde uri kwitwaza ko bakuvuga? Ntacyo tuzireguza. Ndavuze ariko ntacyo tuzireguza, ntacyo nzireguza. Erega nabo bari abantu nkatwe, ntacyo tuzi. Ugomba gukorera Imana utabyinubira, nta na kimwe ufite cyo kwireguza. Ibuka Imana yagukuye, maze wibuke naho uri, bigutere ukora utitangiriye itama. Ndababwiza ukuri, ntacyo dutwara imbere twitaye, ntacyo tuzireguza, ntacyo tuzireguza. yego sha. Erega nabo bari abantu nkatwe, ntacyo tuzireguza. Mbese wowe wagaburiye bangahe?
nuko wirirgurira imbere y'Imana, nyamara we hari ababikoze bahembwa ibihembo twabonye, ariko ingororano yabo n'ubugingo. Impamvu tuvunika ubuzima bwacu twabushyize mu isi, nyamara twibagiwe ko hari aho tuzaba. Ese baguteye amabuye ariko ubona ubugingo bigutwaye ikiwe? Nukuri ntacyo dufite cyo kwireguza. tugiye kureba icyo Imana igiye gukorera aba bantu. Tugiye kureba ibyo Imana igiye gukorera aba bantu. Tugiye kureba ibyo Imana igiye gukorera aba bantu. Tugiye kureba ibyo Imana igiye gukorera aba bantu. Akawakabonye Mana we. Akawakabonye Mana. Akawakabonye Mana we. Akawakabonye Mana. Akawakabonye Mana we. Akawakabonye Mana. Yesu ndamwumva. Ndamwumva. Yesu ndamwumva. Ndamwumva. Yesu ndamwumva. Ndamwumva. Umubiri wose. Ndamwumva. Mu ngingo hose. Ndamwumva. Mu bwoko bwayo. Ndamwumva. Ntacyo tuzireguza. Nta na kimwe. Nta na kimwe. Iyi mikrofone ndi kwiyumva neza. Iyi nayo yinkorera gutya. Anise. Shashuti yanjye. Ntacyo uzireguza. Kuko nobira muganga bumvishije byinshi. Azabazwa byinshi. Hari igihe Aburahamu na Sara barindiriye urubyaro igihe kinini. Imana irangije baha Isaka, ariko noneho igihe kigeze Imana iza kugerageza Aburahamu. Iramubwira ngo irashaka yuko ngo amutambire uriya mwana yamuhaye. Mu by'ukuri ntabwo cyari ikintu cyoroshye, ariko wibuke utekereza Aburahamu mu mutwe uko yari amerewe no mu mutima, umuntu wari utegereje iriya myaka yose. Ndashaka kuza kubwira umuntu ndaje mugereho, ariko umuntu wari utegereje imyaka yose noneho n'icyo yari ahawe, Imana ikamubwira ngo ndashaka kumuntambira, ndashaka kwaba igitambo. Arangije aragenda ajya kuri uriya musozi. Imana ishimwe ko byagenze kuri, ariko Imana ishimwe niyo bitanagenda kuriya, kuko ari Imana, kuko niyo yari ibitanze, kandi uko ibitanga ari nako ibyisubiza. Ariko byatunaniye no mu by'Imana yaduhaye gukora umurimo, byatunaniye no mu by'Imana yatugeneye kwikoramo, biri kutuvuna, biri kuturemerera ngo byibura dukore umurimo. Nigeze kubaza ngo wagaburiye bangahe? Ko Kristo yavuze ngo hari igihe azabitubwira ngo igihe wagaburiraga umuntu burya ni njye. Uriya wari wambaye ubusa ukamwambika ni ntacyo tuzireguza. Ntacyo tuzireguza. Erega nabo bari abantu nkatwe. Ntacyo tuzireguza. Stefano batewe amabuye nabo bari abantu nkatwe. Wise ninjira ku mwami nkunda, ku mugabo nzi utarigeze ukora icyaha na kimwe, ku mugabo utarigeze uteshuka kushinga n'umunsi wari umwe ari Yesu Kristo. Kera nibazaga impamvu Yesu Kristo yambaye umubiri. Kera nibazaga impamvu Yesu Kristo yagiye mu nda y'umugore akavuka. Numvaga ntabikurura. Kera Yesu Kristo nibazaga impamvu yavukiye mu rugo ruciriritse akavukira ahantu nka hariya mujya mwumva i Betelehemu, hari ahantu hatavaga ibyiza, hatari n'umujyi. Ntacyo tuzireguza. Ntacyo tuzireguza. Erega nabo bari abantu nkatwe. Ntacyo tuzireguza. Nuko Yesu Kristo amanutse mu ijoro, araza yambara umubiri.
yambara umubiri upfa, yambara umubiri ubora, yambara umubiri uboboza, yambara amarangamutima ababara, kuko barimo baramucumita icumu yararyumvishije, kuko bibiri tubwira ko yanaboroze. Kumbi kwari ukugira ngo, haleluya, yarazi ngo ku munsi w'imperuka, ku munsi wa nyawo utazagira ahantu umucangira. Mubwiye ati ariko data, uyu mubiri nambaye urawuzuza ukuntu usonza. Nawe inzara yaramureba igira aho yohereza intumwa kujya mu murima w'amasaka y'intumbwe kujya kuyarya. Bwagezeho nawe bamuhagarika ibyo kuvuga ngo ariko urabona ngo ukuntu ngo urabona ngo ndakijijwe, ngo ariko ngo imisoro isigaye ngo iri hanze aha. Na Yesu nawe baramukaciye, araje aravuga ati ntimwaza aramubwira ati natwe dutanga umusoro, ati cyane, ati ndo bantu ugenda ujye kuroba, uri buze kuroba urwasabona ukuremo ibiki uzuhereze bano bantu ibyo bakeneye. Ariko se buriya Petero ajya kuroba n'izindi ntumwa 11 na Yesu basigaye, bari bicaye kuko urabizi umusoro utarasora nyine ndetse tiwe n'uwejo bundi ibyo bitaga ibarate ntago urizi sha, ariko abagabo bazi barate murarizi waba gutara magana ataraboneka baga bakwicaje ahantu. Yesu araza arabaza, noneho twabajije twe tubyumva nk'ibintu biraho, ariko mu kubaza ko arakomeza biki umwami, mu gusonza arakomeza umwami. Yesu yambaye umubiri kugira ngo ashake igihamya cyo kugira ngo nuze imbere ye. Ntacyo tuzireguza, ntacyo tuzireguza, erega nabo bari abantu nkatwe, ntacyo tuzireguza. No araza agaburira abantu. Vugira kubagaburira mukundwa. Amaze kubagaburira abakiza indwara, azura abapfuye. Arangije mu gihe cyo kubabazwa kwe baravuga turi umwami w'abadayimoni. Mana yamuvumye, Mana yamuhannye. None ngo bamvuze, none ati bamvuze, ongera ukandirimbira. ntacyo tuzireguza, ntacyo tuzireguza, Yego sha, ntacyo tuzireguza, erega nabo bari abantu nkatwe, ntacyo tuzireguza. fata umuntu w'umugabo, wongeraho umwambura umugabo, wongeraho Imana data ku musaraba. No reba bakubwiye ati umugabo wawe Gafaranga, nagira ngo no wowe wa mudamu uri kundeba, kuramo njye ushyiremo umugabo wawe. Tugiye kumukuramo ipantaro, tumukuremo isengeri, tumukuremo bogisi, tumucishe muri ropo yo mu mujyi kugira ngo ubwami bw'Imana busakare. Wavuga ati dore abazimu, abikora natashye. Iyo Mana nishaka izindi nzira inyuramo, nishaka izindi. Twatuni mwivugisha ngo Imana itembereze ng'abadiaspora, nako abadiaspora murabasengera abakobwa ng'abadivorce. Ati ngiye mukobwa wasenze ni gute Imana ipasa umudivorce? Abagabo barashize ku isi. Erega nabo bari abantu nkatwe, ntacyo we wa mukobwa we uzireguza, erega nanjye nari umuntu nkawe, ntacyo ufite cyo kwireguza wicira inzira. Reba umugabo we yambaye ubusa muri roho,
nise reba uri muri rompuwe na ntuza mugabo Stefano bari kumutera amabuye ngarararama ntiyareba yabamutera akareba mu ijuru avuga ati mwamubabarire kuko ntago bazi kuko buri ikosa ryari rimwe ritube tumuvuga hari ahantu hari bukorerwa ikosa rimwe ritube turi kumuvuga gutya ntacyo tuzire wihangana jya bigusubira nakaba ndi kubyiririmbira ntacyo tuzire gusa ntacyo tuzire gusa erega nabo bari abantu nkatwe ntacyo tuzire gusa ngo mana ngo urabona ko maze imyaka 15 uvuga ubutumwa ngo none ngo ni gute wamemba ibi bihembo ngo mana ngo urabona ngo navuze ubutumwa ngo mu maparuwasi atandukanye abandi bataye abagore shuti yanjye wowe wavugaga ubutumwa utahi wawe ku mugore abandi babuvuze bataye abagore bakurikira Kristo kugira nabo bamubajije ngo ariko ko twataye ibyacu byose ariko zo ngo uramugabo yabibwiye uze ngo uteganya ko yabibwiye Yesu abona byoroshye vuga ate kurugungira inzerezi ngaho nyabihungaho nyamasheke ngaho wevuga ubutumwa ngaho YouTube banambira ko ndi ikintu kibura ubwenge uko nago bari abantu zira numwe nago bazifanaga kareka hafataga nk'ababutaye ndavuga ubwenge ntacyo tuzire gusa yego ugende nawe ujye mu misozi ubwiriza abantu niwo murimo wasigiwe hano ku isi ntacyo ufite cyo kwireguza ufunge shopu yawe ugende ujye kubwiriza ugarura abantu kuri Kristo urumva no wongera no kuvuga bavuga ati kira kidivorce ko byakinaniye kirimo kiratubwira iki ari utukomenti ubona zitari ko ashaka ko nawe byanze Imana itarakurengeye ugakomeza ukashaka kwanshiriremo ntacyo tuzireguza ntacyo tuzireguza ntacyo tuzireguza erega nabo bari abantu nkatwe ntacyo tuzireguza indaya bayizamura ku musozi bafite ibihamya n'ibimenyetso nta nubwo yahakanaga icyaha nta bintu twiga dusamba tuvuga ngo rero ngo turi intwari ntago yahakanaga kariyo abwira Yesu uyu muntu agakwiye kuba mu bantu agakwiye kuba muri sosiyete yatushengereje ariko umva umwuka w'Imana umva imbaraga z'Imana karahumirizaho gatarabwa ati nta kibazo utarakoze icyaha namutera ibuye ngo yagiye guhumuka ngasanga kuri uwo musozi ari we n'indaya gusa hari indirimbo twayaga turirimba muri segonderi ivuga ngo kuri Daniel igihe twavuga ngo ari mu rwobo rw'intare tugasoza tuvuga ngo yarebaga mu bijigo by'intare harimo ubugingo budashira yarebaga mu bijigo by'intare harimo ubugingo budashira bagushyize mu rwobo rw'intare we wabona iki ongera usoze oya ntacyo tuzireguza aho sha ntacyo tuzireguza erega nabo bari abantu nkatwe ntacyo tuzireguza si mama mvuze ko iyo ndaya se ku musozi
nabo ntacyo bazireguza. Nuzamukana wowe cunga umuntu gusa, nushaka uburiyo. Ubu nanjye nushaka uburi ndaya nkuzamuye ku musozi Yesu ariho. Kandi agiye kuvuga ijambo rishya. Ntacyo uzireguza ngo nasambanye n'abagabo benshi unabonye nta kareka ubikuye. Hari n'uriya musamariyakazi wahuye na Yesu kubera ko yatekerezaga yuko ngo abo bantu batahana nyine na gato. Ni ukuvuga ngo hari ahantu umuntu agera wenda akavuga ngo n'ubundi ngewe ahantu undi ndabizi sinakwakirwa na Kristo. Ariyo mpamvu Kristo yavuze ngo iyo uza kuba waruzi wari ugusabye amazi. Yego. Bisobanura ngo aho ngaho icyo wari ubivugiye ntawe ufite kugira icyo yireguza kuko niwasanze Kristo ngo ntakwakire ngo akwima amazi y'ubugingo. Kandi Kristo we ntarobanura ku butone. Ntabwo azaza ngo abanza kubone hari uko wabaye kugira ngo yemere yuko umugana. Ntacyo dufite cyo kwireguza. Ongera kandi iri imbere. Erega nabo barabanu ngatwe ntacyo tuzireguza. Bibiliya imbwira yuko ngo igisambo kigenzwa n'ibintu ibyo kwiba no kwica. Ese kiriya gisambo ku musaraba Yesu yagiriye neza, mukeka ko cyari kibye ibihumyo? Ese mukeka ko cyari kibye n'igitoki cyangwa ihene? Ntabwo bari ku kirajya, ntabwo bagihaga abantu bibye ibitoki. Inshuti yanjye, ntabwo kiriya gihano bagihaga umuntu wibye ibigori. Bariya bari ibisambo by'ibyicanye ruharwa, nibyo bahaga kiriya gihano cyo kubambwa. Ariko ku musaraba ongera ukandirimbira. Ntacyo tuzireguza, ntacyo tuzireguza. Erega nabo barabanu nkatwe ntacyo tuzireguza. Ibindi bintu naba ngiye kongera hano byaba ari ibyanjye. Uyu munsi ijambo ntacyo tuzireguza kankubitiremo rimwe twigendere. Mumenye ko dukinira mu kibuga abandi bakiniyemo, kandi izo ntwari zanesheje zitwaye neza mu kibuga, kandi izo ntwari zanesheje zitwaye neza mu kibuga. Ntacyo tuzireguza, ntacyo tuzireguza. Erega nabo barabanu nkatwe ntacyo tuzireguza. Amen. Amen.